narayibonye shabangose ineza yawe mana ineza yawe narayibonye ineza yawe ineza yawe ababyeyi barayibonye ineza yawe abagabo barayibona ineza yawe mana we ineza yawe mana twarayibonye Imana ishimwe Mubihe by'amakuba narayibonye mubihe by'ubukene narayibonye mubihe by'inzara narayibonye mubihe by'uburwayi narayibonye ineza yawe mana ndayibona ineza yawe mana turayibona mubihe by'ubukene mana narayibonye mubihe by'intambara narayibonye mubihe by'uburwayi mana narayibonye ineza yawe mubihe by'amagorwa mubihe by'ubukene mana ineza yawe mana narayibonye Allah twabonye ineza yawe Uwiteka reka tukuririmbire twarayibonye tugucurangire mana twarayibonye reka turirimbe ineza yawe tuvuge imirimo wadukoreye tugucurangire kurabikwiriye haleluya amen haleluya haleluya amen haleluya ineza yawe mana narayibonye ineza yawe mana ineza yawe mana narayibonye ayo nawe byibuke kuntu wayibonye uri mu bitaro wabonye ineza ye uri mu bibazo ineza warayibonye uri mu ntambara wabonye ineza y'Imana mu bihe by'amadeni wabonye ineza y'Imana mu bihe by'ubushomeri wabonye ineza y'Imana imiryango idahari wabonye ineza yawe abakomeye bandi wabonye ineza yawe yoyo baba ineza yawe ababyeyi barayibonye ineza yawe abagabo barayibonye ineza yawe abasore barayibonye ineza yawe narayibonye igihe nari mu bitaro narayibonye igihe naburaye Saraboti karamandara yego papa
akira y'amashimwe mana we akira indirimbo akira y'amashimwe akira yoyo akira izindirimbo Jehova akira wowe utanga urubyaro akira izindirimbo wowe utanga urubyaro akira y'amashimwe wowe ukura ku cyavu akira y'amashimwe wowe utanga ubuzima ayaya Chubuga uri Mana y'amasezerano uri Mana itanga ubuzima uri Mana itanga urubyaro uri Mana itanga umwuka wera reka ngucurangire injyana y'igisirimba reka ngucurangire injyana y'igisirimba yewe Mana we urabikwiriye ukwiriye kuririmbirwa Mana we ukwiriye gutaramirwa Mana we ayoyo ayi Mana we reka tukuririmbire bizima bine bihore bigucurangira abera bose bahore bagucurangira amina 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 reka muririmbire Mana ukura mu rupfu we reka muririmbire ukura muri puberi reka muririmbire Mana utanga akazi reka ngucurangire Mana unabikwiriye reka ngucurangire Mana unabikwiriye uri Mana itarobanura Mana unabikwiriye uri Mana dusenga Mana unabikwiriye impundu ni zawe ayaya amashina yawe Mana we impundu ni zawe Mana amashina yawe yewe Mana we akira izindirimbo akira y'amashimwe sawa imirimo yawe Mana imirimo yawe imirimo yawe Mana imirimo yawe imirimo yawe Mana twarayibonye imirimo yawe tuyibona mu bitaro imirimo yawe tuyibona kwa muganga imirimo yawe ababyeyi barayibonye imirimo yawe abasore barayibonye imirimo yawe Mana imirimo yawe imfubyi zarayibonye imirimo yawe abakobwa barayibonye tugeze mu bikomeye twabonye imirimo yawe tugeze mu bukene twabonye imirimo yawe ndabyibutse Mana we imirimo yawe imirimo yawe tuyibona kwa muganga imirimo tuyibona mu madeni imirimo yawe tuyibona mu bushomeri imirimo yawe tuyibona mu bibazo Mana imirimo yawe Mana imirimo ndavuga imirimo yawe Mana imirimo yawe alawasiri bori ya mandola imfubyi zabonye imirimo yawe abapfakazi babonye imirimo yawe
abakobwa babonye imirimo yawe nanjye werarisi narayiboneye ibihe bikomeye narayiboneye bora yagisida nabonye imirimo yawe mu bihe by'ubukene nabonye imirimo yawe urindira abana nabonye imirimo yawe ubakura urupfu nabonye imirimo yawe niba udutungisha amano twabonye imirimo yawe tawasika turavuga imirimo yawe turavuga imbaraga zawe wowe uvuga amadayimoni bose bagahunga imirimo yawe turavuga imirimo yawe turavuga imbaraga zawe turavuga imirimo yawe ikomeye turavuga imbaraga zawe turavuga imana itabura inzira imirimo yawe mani imirimo yawe mani imirimo yawe mani imirimo arabanewa sekoti tavaira imirimo yawe mana we imirimo yawe mana imirimo yawe mana we imirimo yawe mana we imirimo yawe mana we imirimo yawe mana we boro dusacuranga nawe rwose mana imirimo yawe irakomeye tayasikara boni ya manola drore fari ya mana mana imirimo yawe imirimo yawe mana imirimo yawe imirimo yawe mana imirimo yawe imirimo yawe imirimo yawe mana we imirimo yawe ababyeyi barayibonye imirimo yawe abagabo barayibonye mana imirimo yawe abasenga barayibonye mana imirimo yawe abagabo barayibonye mana imirimo yawe imirimo yawe nawe ibuka imirimo y'Imana umfashe kuyishimira mana imirimo yawe tuyibona byaducanze mana imirimo yawe imirimo mana imirimo yawe iratangaje imirimo yawe irahambaye imirimo yawe twarayiboneye imirimo yawe tubona mu bibazo imirimo yawe tubona mu byago n'amakuba imirimo yawe tuyibona mu bihe byaducanze buri muntu wese dukurikiye hano kuri kamera hano kuri gusengarwa yabonye imirimo yawe tugenda tuyibona twatuma tuguhimbaza tuvuga ngo imirimo yawe iratangaje nushibwe nuhabwe icyubahiro dusenge buri muntu wese udukurikiye muri uyu mwanya ngo bana umushyikire imbaraga zawe ziganze umwuka waratike muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti amen imana ni oh haleluya Yesu mana tuje imbere yawe imana nishimye imana nihabwe icyubahiro ndaguha ikaze uwo nkurikiye uri mu gihugu cyacu uwo nkurikiye uri East Africa uwo nkurikiye uri mu Bubiligi uwo nkurikiye uri muri Amerika uwo nkurikiye uri Canada uwo nkurikiye uri Dubai buri muntu wese ndabizi ko harajya dukurikira
nawe kandi ubonye link yacu ari ubwa mbere nawe turavuze ngo habwa umugisha n'Uwiteka. Turashimira abantu badusengera, turashimira abaterankunga bagusengerwa abari mu gihugu cyacu. Imana ibaho umugisha. Hari abadusengera, buri muntu wese ukumuka Imana ajya mushoboza uko Imana igiye gukoresha kugira ngo uyu murimo w'Imana ukomeze waguke. Ndavuze ngo Imana iguhe umugisha kandi nawe hawe ikaze ukumuka Imana yakuyobora, wemereye kuza ugatera inkunga uyu murimo ukumuka Imana yagusura. Dusabe rero umuntu wese umugisha, ujye udusengera, ujye utanga inkunga ze akatugira inama, Imana imuha umugisha. Turasabira n'umuntu wese ujye ubona link yacu ari ubwa mbere akakora subscribe, nawe Imana imuha umugisha kuko abatworohereje ivugabutumwa, abadufashije ivugabutumwa kandi abadushyigikiye, Imana nawe imuha umugisha. Abantu mwese muyandikira uri gusengerwa muri abafatanyabikorwa beza, Imana ibaha umugisha. Ndetse nawe niba wifuza kuba umufatanyabikorwa gusengerwa, nawe hawe ikaze ukaba utawiyandikisha, wiyandikishe nta kibazo. Ijambo ry'Imana rigire kugeraho, indirimbo nziza z'abaramyi batandukanye tujye kujya tugezaho, ndetse n'ijambo ry'Imana abakozi Imana batandukanye, nawe hawe ikaze ngo wiyandikishe. Imana nishimwe nihabwe icyubahiro. Turimo turavuga imirimo y'Imana. Bene data, imirimo y'Imana iriho. Imirimo y'Imana ndagira ngo aka kantu kumve, iri jambo ryumve, imirimo y'Imana. Ese wabura utarabona imirimo y'Imana? No kuba ugenda ni imirimo y'Imana burya. No kuba wabyutse bikemera burya umenye ko ari imirimo y'Imana yagaragaye ku buzima bwawe. No kuba ukihumeka ni imirimo y'Imana. Ndagira umbwira abantu bamara umwaka wose nta kazi babagira, nta kazi afite. Umuntu akamara umwaka nta kazi ari mu mujyi arya. Ndagira nkubwire ngo uhereze Imana icyubahiro, iyo ni imirimo y'Imana. Ndagira nkubwire noneho undi muntu ushobora kumara umwaka ari mu kazi batamwirukanye, shima Imana kuko iyo ni imirimo y'Imana. None ndagira nkubwire undi muntu none abonye imirimo y'Imana, umuntu waba warakoze agasida nkuko nayikoze akarokoka ntapfe. Njye narayikoze 2015. Umuntu waba warakoze agasida cyangwa wayisimbutse yamwegereye, ugasimbuka agasida yakwegereye, inshuti yanjye ndagira ngo nawe ufashe duhereze Imana icyubahiro, tuvuge ngo Imana imirimo yawe twarayibonye. Haleluya! Imirimo y'Imana. Ndagira ngo nanone umuntu wakuze agakurira mu ntambara, mu bibazo bikomeye, ariko agakura. Hari ukuntu umuntu avuka akisanga mu muryango utamwemera, akisanga muri quartier itamwemera, akavukira mu ntambara. Umuntu wakuze batabishaka ariko agakura. Ndagira ngo nawe ahereze Imana icyubahiro, iyo ni imirimo y'Imana wabonye. Imirimo y'Imana. Ndagira ngo mbwire undi umubyeyi warasamye akamara amezi 9 inda itavuyemo, ukaba waramaze amezi 9 inda itavuyemo. Inshuti yanjye, iyo ni imirimo wabonye. Buryo ukisama, hari abatifuzaga yuko utwita nk'abandi, ariko hashime Kristo ko yavuze ngo ituma batwita ituma banabyara. Waba warabonye imirimo y'Imana mu mezi 9 ukabona uratwise amezi 9 urayarangije, hereza Imana icyo ivuye ngo Imana ni imirimo yawe narayibonye. Ndabwira undi none wagiye kwa muganga agiye kubyara, ukabona mugenzi wawe wabyarapfuye, wowe ukabona ubyaye biremeye uramutahanye, uri anacaye yakoze nawe, ariko wowe wabyaye ukatahana uruhinja. Ndagira ngo ubwire Imana ngo Imana iyi ni imirimo yawe narayibonye. Ese hari imirimo wabonye? Haba hari imirimo inshuti yanjye waba warigeze ubona mu buzima bwawe? Ndagira ngo ugire icyizere Imana, wibuke imirimo y'Imana. Ndagira ngo mbwire undi muntu wakuze nta babyeyi agakura ari imfubyi agakura, iyo ni imirimo y'Imana. Imirimo y'Imana iragaragara. Mana ndagushimira imirimo yawe. None ndabwira undi muntu Cyamunara yari yegereje, abona bikomeye byamucanze, yajya kubona akabona imirimo y'Imana,
akabona imana iritamuruye pango erefo, ukabona imana ikoze igitangaza, kona cyamona rivuyeho, upfuka amahoro uvuye mu mwami ngo ushimiye imirimo yawe. Ndajya ushimira imana uvuga ngo mwami iyi ni imirimo yawe, ntabwo ari imbaraga zanjye, ni imirimo yawe. Iyo cyo bita imirimo y'Imana. Imirimo Imana ituremera, ikayirema shitani hari, ikayirema umuroza hari, ikayirema imyaka ihari, ikayirema abagome bahari. Imana ikakuremera imirimo, ikayikuremera, ikakuremera ubuhamya. Turavuga Imana irema ubuhamya, aborozi batapfuye ikakuremera ubuhamya. Murabizi ko dufite topic ngo kumenya Imana ni ibanga rihishe. Kumenya Yesu, kumenya Kristo, niho turi. Kumenya Kristo, ibanga rihishe utaruzi. Iyo wamenye Imana, imirimo y'Imana we tuyime. Umuntu wese umenya Imana, ikintu Imana imukorera imubikira imirimo. Ndabwo undi muntu wagiye kwa muganga, ubundi kanseri ni igikira, bavuga ko idakira, ariko ndagira ngo mbwire umuntu wagiye kwa muganga bakamusangamo kanseri, uyu munsi Imana ikaba yarayimukijije, ashima Imana avuge mwami ngushimiye imirimo yawe, ibyo wankoreye. Turaganira ijambo ry'Imana, n'ubundi ntabwo tujya kure y'iyi ntego. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 45, turahera ku murongo wa mbere. Hari ijambo rivuze ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuru uwo yimikishije amavuta ati, niwe fashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Ku murongo wa kabiri avuze ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Imana ishimwe. Kwari turi ku ndirimbo, turi guhimbaza Imana, tuvuga ngo imirimo y'Imana, imirimo yawe irakomeye, imirimo yawe irahambaye. Imirimo y'Imana warayibonye, nanjye narayibonye. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka nagufata ukuboko. Bibiliya iravuze ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuru uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Ndifuza ko Uwiteka agufata ukuboko. Abantu bagufashe ukuboko barakurekura, ariko Imana nigufata ukuboko mu izina rya Yesu. Ubuhanuzi ntabwo ari ubwa mbere waba ubwumvishije, hari n'ahandi wabwumvishije, ariko nicane nkuvuga ko hari Imana ije gufata ukuboko. Imana nigufata ukuboko ikuneshereze amahanga. Reka nkubwire, Imana itagufasha ukuboko waseba, Imana itagufasha ukuboko wakangirika, Imana itagufasha ukuboko wananirwa, ariko akira gufatwa ukuboko n'Imana. Imana igufata ukuboko ikuneshereze amahanga akuri imbere. Niwe mfashe ukuboko. Imana igufata ukuboko ikagukiza ibyago n'amakuba. Imana igufata ukuboko abantu bakurekuye. Imana igufata ukuboko ugiye guseba. Imana igufata ukuboko ugiye kwandavura. Imana igufata ukuboko ugiye kuruha. Imana igufata ukuboko byagucanze. Bibiliya ivuga ngo niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga akuri imbere, amuri imbere. Imana igufata ukuboko mama. Mu rugo rwawe Imana nigufata ukuboko.
ku bana bawe Imana igufata ukuboko, mu kazi kawe Imana igufata ukuboko. Imana itagufasha ukuboko waseba, ariko hamwe n'umwuka w'Imana ndumva umwuka w'Imana ngo akira gufatwa ukuboko n'Imana. Imana ni gufata ukuboko, ngo niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza. Imana igufata ukuboko abantu bagusize. Iyo ukuboko kw'Imana iyo kugufasha abantu bose baratangara. Ndifuza ko Imana igufata ukuboko muri ibi bihe, muri uku kwezi. Imana igufata ukuboko mushiki wanjye. Imana igufasha ukuboko, ntiwakongera gusomana, ntiwakongera gusambana, ntiwakongera kwiba, ntiwakongera kugira amanyanga. Imana igufasha ukuboko, abantu bose bakugarukira. Ndakwifuriza ngo Imana igufata ukuboko. Imana igufasha ukuboko, isi ntiyakota. Imana igufasha ukuboko, abantu bose bavuga dore umwana aratambutse. Ndakwifuriza ngo Imana igufata ukuboko. Imana ishimwe, Imana igufata ukuboko ikaguhigira ukubaho. Birago niwe mfashe ukuboko nkamuneshereza amahanga akuri imbere, ngo nzakujya imbere ahantu hataringaniye maringanize. Imana igufata ukuboko, yarangiza ikakujya n'imbere, ukuboko kumwe igufashe. Ureba hano, ukuboko kumwe igufashe ikakujya n'imbere. Abarozi bagukurubana ngugwe, Imana ikagukurura kuko iragufashe. Agisita zahaguruka, Imana ikazihagarika. Wajya kurya amarozi, Imana ikakura kuko igufashe ukuboko kandi ikakujya n'imbere, ikaringaniza ahantu hataringaniye. Ngo nzakenyuruza abami kugira ngo nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi. Imana ikenyuruza n'abami. Imana igufasha ukuboko, Kristo nagufata ukuboko. Imana nigufata ukuboko ntizabura ahantu ica. Nje kukubwira ngo akira impuhwe z'Imana ku buzima bwawe. Imana igufata ukuboko. Muri ayo madeni ukeneka Imana igufata ukuboko. Mu kazi kawe ukeneka Imana igufata ukuboko. Muri business ufite ukeneka Imana igufata ukuboko. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo emera Kristo, emera Imana wakurikiye igufata ukuboko. Muri mariage yawe uri gutegura ukeneka Imana igufata ukuboko. Lope ene kosika manodre. Mu rubanza ufite ukeneka Imana igufata ukuboko. Amahanga yari imbere yawe akeneye kukuvuga, akeneye kuguseka, akeneye kukwitura urw'amenyo, akeneye kugusebya, akeneye wakiye warasebye warangiritse, ariko Imana igufata ukuboko mu izina rya Yesu Kristo. Ndahonega Imana igufata ukuboko. Muri urwo rugendo rwawe ukeneye amaboko y'Imana mu buzima bwawe. Muri abo bana kugira ngo batabe birara, kugira ngo batandagara, ukeneye amaboko y'Imana. Imana ibagufatire. Uyu mutware wawe kugira ngo atakunanira, ukeneye amaboko y'Imana. Ukeneye ko Imana imufata la tople elf, ukeneye ko Imana imugufatira. Itamufashe ngo imuzirike kigufi byamera nabi, ariko Imana igufata ukuboko mama. Imana igufatira ukuboko umutware wawe. Imana igufatira ukuboko umudamu wawe, ngo niwe fashe ukuboko. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo akira amaboko y'Imana. Imana igufata ukuboko ikuneshereza amahanga kuri imbere. Muri urwo rubanza ufite, muri ibyo bibanza ufite, muri izo ntambara ufite, Imana ni igufata ukuboko ikurandate kugira ngo udaseba, ni ikurandate kugira ngo udakorwa n'isoni, ni ikurandate kugira ngo isi itakota, ni ikurandate kugira ngo abantu batakuvuga, batakugira urw'amenyo. Imana ni igufata ukuboko ivuguruza imigambi y'abadayimoni ku buzima bwawe. Imana igufata ukuboko gutambutsa mu banzi. Imana igufata ukuboko gutambutsa imbere y'abarozi bagategereza kupfa bagaheba, naho Imana igufasha ukuboko. Imana igufata ukuboko muri ibi abantu bose, ibintu by'Imana abantu benshi babivuyemo, babihaze, batakibikunze. Imana igufata ukuboko, ni igufata ukuboko ntaguragwa. Tugeze mu bihe by'iminsi ya nyuma, tugeze mu abantu benshi bari gutakaza agakiza, ariko ndakwifuriza ngo Imana igufata ukuboko.
tugeze mu abantu benshi ibintu by'Imana bari kubivamo bakabivamo bagaparika, ariko Imana igufata ukuboko ukomeza ugendane n'Imana. Tro erefo ndakwifuriza ko Imana igufata ukuboko igutsindire ibigusha byose abademoni bagushize imbere mu izina rya Yesu. Shoti yanjye wo nkurikiye ndakwifuriza wowe n'umuryango wawe ngo Imana ibafate ukuboko. Ndakwifuriza ngo Imana igufate ukuboko muri ako kazi Imana yaguhaye, itagufasha ukuboko kakunanira, wakora amakosa bagutega imitego ukayigwamo, ariko Imana igufata ukuboko kazagenda neza. Imana igufata ukuboko igukoresha iby'ubutwari imbere y'abanyamahanga, bamenye ko hariho Imana wizeye. Haleluya! Imana igufata ukuboko muri ako kazi, Imana igufata ukuboko n'ibyo utabasha kumenya, Imana ibigusobanurire igukoresha ubutwari muri ako kazi. Turi abanyamahanga bakwira imbere, bazi ko utazagashobora, bazi ko kazakunanira, ariko ndahanuye mu izina rya Yesu Kristo ngo Imana igufata ukuboko. Imana ishimwe, Imana igufata ukuboko. Trare bodefo, Imana igufata ukuboko. Shuti wangurikira muri Amerika, ndakutangarije ngo Imana igufata ukuboko. Akira amaboko y'Imana, akira kuramirwa n'Imana, Imana ikuramire, Imana igufata ukuboko igutsindire imigambi y'abarozi, Imana igufata ukuboko igutambutsa utabasha kwitambutsa, Imana igufata ukuboko ikadutambutsa utabasha kwitambutsa, Imana igufata ukuboko ikakunyuza mu mahuga atambuka, Imana ifata ukuboko ikagutambutsa mu muriro ukawutambukamo, Imana igufasha ukuboko utambuka mu mazi nta gutembana. Ndifuza ko Imana igufata ukuboko, ndakwifuriza ko Imana igufata ukuboko. Imana igufata ukuboko ikagukoresha ubutwari, Imana igufata ukuboko ikaguha ubwenge, Imana igufata ukuboko ikagukiza ikimwaro. Akira Imana igufata ukuboko papa, Imana igufata ukuboko. Umurimo w'Imana ukora mwivuga butumwa ufite, ukeneka Imana igufata ukuboko. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo ukeneka Imana igufata ukuboko. Muri iryo vuga butumwa ufite, muri umurimo w'Imana ufite, muri umurimo w'Imana ukuyobora, Imana ni gufata ukuboko igukoresha ubutwari. Ukuboko kw'Imana kukurekuye wahita useba, ariko ndatangaje ngo Imana ni gufata ukuboko wakira impinduka ku buzima bwawe. Imana ikagufashe byamera nabi, ariko Kristo nagufata ukuboko wakira impinduka. Shuti y'Imana, ukeneye ko Imana igufata ukuboko muri iri deni ufite, ukaza kubona Imana igushoboje kurirangiza, itagufasha ukuboko cya munara yakugwira, ariko Imana igufata ukuboko igukize imigambi y'abadayimoni. Shitani yagushinyikiye ihora ikunekereje kugira ngo irebe uburyo wazaseba, uburyo amahanga akuri imbere yaguseka, ariko ndumuka Imana amwanga ngo akira gufatwa ukuboko n'Imana. Imana igufata ukuboko. Shuti wari unkurikirana kuri gusengarwa, ndege ngo dusenge muri kano kanya. Gira icyifuzo ubwira Imana ngo Mana nkeneye ukuboko kwawe muri ibi bintu ndi gukora, muri aka kazi, muri iyi mirimo ndimo, muri ivuga butumwa, muri iri shuri, aho uri hose ukeneye ko Imana igufata ukuboko. Ndagira ngo shuti yanjye uce bugufi ubwira Imana ngo nkeneye amaboko yawe. Amahanga kuri imbere, hari amahanga yari amuri imbere, yari amwitegereje, ariko Imana abo ngo nzaguha n'ubutunzi buhishe bw'ahantu mu mwijima. Imana igufasha ukuboko iguhigira umugisha aho utari, icukura umugisha ahantu hari umwijima, yacukura umugisha ukawubona. Mana bwe kunza gufa niwe fasha ukuboko ngakunesha amahanga. Imana igufasha ukuboko imenagura inzugi z'imiringa, irazikatagura ibihindizo by'ibyuma bicamo kabiri. Imana igufasha ukuboko irakurwanirira, nturwana irakurwanirira. Imana igufasha ukuboko ikurinda ikimwaro uko kikwegera, kitari cyakwegere ikikubitira kure. Ndakwifuriza ko Imana igufata ukuboko. Ni cyano kugira ngo ubwire ko hari Imana yagufata ukuboko. Nta kiguzi kandi bisaba, oya. Ikiguzi cya mbere ni uko uca bugufi, ni ukwemera guca bugufi ukareka ibyaha. Wamara kureka ibyaha ukabwira Imana ngo Mana ndifuza kufata ukuboko. Ndagira ngo dusenge. Ukeneye amaboko y'Imana mu buzima bwawe, ukeneye amaboko y'Imana. Imana igufata ukuboko irakugira inama, irakurangira kutambo. Imana igufata ukuboko, ntigufata ukuboko ngo uceceke. Umuntu yagufata ukuboko akagenda gufasha agacika, ariko Imana igufata ukuboko ikagenda ireba n'ibyo ugiye gusitara, ikara n'ibyo ugiye gukandagira, ikagenda isiba inzobo zacukuwe.
Imana igufata ukuboko ikagenda ikuraho ibintu byose amahwa ari mu nzira, imyanda ikagenda yigeza. Imana igufata ukuboko ikagenda ikuganiriza ngo humura mwana wanjye, ndi kumwe nawe, nzagutabara, nzabana nawe. Imana igufata ukuboko ikajya ngo humura, sinzagukoza isoni. Imana igufata ukuboko ikajya ngo nzakuburanira, nzagushyigikira. Imana igufata ukuboko ikaguha ubwenge mu ishuri. Imana igufata ukuboko ikagushyigikira muri mariage, abantu bavuga ngo ntarayikora, ngo ajye kuri ukuntu urayikoze. Imana igufata ukuboko pe, igufata ukuboko. Abantu baravuze ngo nta kazi uzabona, nzi umuntu rwose abantu baramubwiye ngo nta kazi azabona, ariko Imana imufashe ukuboko abona akazi. Imana igufata ukuboko ikakuremera inzira ahatari inzira akaboneka inzira. Dore ikintu gikenewe, umuntu wese Imana yaremye akeneye ko Imana imufata ukuboko. Imana itagufasha ukuboko, umurozi aragufata kandi agufashe arakwangiza. Ndifuza ko Imana igufata ukuboko mu buzima bwawe. Imana igufasha ukuboko iguha kurama, ikurinda gucenyuka. Imana igufasha ukuboko ubu umunyamumaro mu gihugu cyawe, ubu umunyamumaro muri sosiyete, ubu umunyamumaro mu muryango wawe, ubu umunyamumaro, ubu umumaro muri karitsiye. Imana igufasha ukuboko irakurandate gukoresha iby'ubutwari. Biyo ngo niwe fashe ukuboko kw'iburyo kakuneshereza, irakuneshereza, ikakuneshereza amahanga kuri imbere. Yigufasha ukuboko ubo kwifuzwa. Imana igufasha ukuboko urakenerwa, umuntu wese yifuza kukubona. Imana igufasha ukuboko amahanga yose yikubita hasi akakubaha. Imana igufasha ukuboko umuntu wese akubonamo Kristo. Ndifuza ko Imana igufata ukuboko. Ndi umuka Imana amaze ngubwe ngo akira amaboko y'Imana mu buzima bwawe. Ndagira ngo usengere. Ushobora gupfuka amahuri, ushobora gusenga uhagaze, ushobora gusenga uri kugenda, ushobora kudukurikira imodoka, ushobora kudukurikira muri salo yawe, ushobora kudukurikira mu kazi kawe, ushobora kudukurikiye uri kuri attach yawe wari kuturebaho, ushobora kudukurikiye ufite laptop ari ufite kuturebaho. Ndagira ngo ngubwe ngo Yesu nagufata ukuboko. 3 ushaka kudukurikiye bitewe n'ubushobozi ufite, ariko ndi umuka Imana mbwira ngo bwira Imana ngo nkeneye ukuboko kwawe. Kandi ndi umuka Imana ngo Imana iragufata ukuboko igukiza ikimwaro cyari kikwegereye. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga. Izina ryawe rirakomeye, izina ryawe rirahambaye. Ndasengera buri muntu wese wari udukurikirana kuri gusengarwa. Umpaye ubuhanuzi urambwira ngo hari abantu witeguye gufata ukuboko, hari abantu bagukeneye, bakeneye ko muri uku kwezi ubafata ukuboko ukabatambutsa aho batabasha gutambuka. Ababyeyi barimo bakeneye ko batambutsa aho batari gutambuka hari ubunyereri. Abagabo barimo bakeneye ko bafata ukuboko ukabatambutsa aho batari gutambuka. Itorero ririmo rikeneye kurifata ukuboko rigatambuka ritari gutambuka. Abanyamasengesho n'abanyempano n'abavuga butumwa n'abashumba bakeneye kubafata ukuboko ukabatambutsa abandi bagwiriye, ukabafata ukuboko bakabasha gutambuka. Nobede kosi urubyiruko rukeneye kurufata ukuboko. Abadayimoni bari gutsinda abandi mu busambanyi no mu bujura no mu byaha bitandukanye, bakeneye kubafata ukuboko bakabasha gutambuka iminsi mibi. Buri muntu wese udukurikiye akeneye amaboko yawe. Ndasengera buri muntu wese udukurikiye ngo yakire amaboko yawe, yakira amaboko yawe, yakira imbaraga z'Imana. Urakoze mwami kubidukoreye mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha. Mwari muri kumwe na Imana Bararisi. Ijambo ry'Imana akagaruka. Bye bye.